kugenda zibarya ariko bakomeza kugenda rero bazamuka abe umusore Fabrico ndetse barongeye basubiye muri kaburimbo cyangwa se muri wa muhanda baryoherwa bose ariko nanone navuga ko nakurekura guhari abe Fabrice ubwo abe Christ abe kandi abasore barimo Lawrence barimo Tene abo bose baracyari imbere aho bakomeza kugenda rero bashyiramo intera hagati yabo n'igikundi kibari inyuma n'amasegonda 30 rero arongeye Lawrence arongeye afatiye nguwo rero umusore wa Roto Destiny umusore ukirimo kugenda yigaragaza akabari Maulo Curtis rero w'ikipe ya Roto Destiny akaba rero ari byo biri kugenda bigaragara ahanga bagenda basimburana kubera ko bisaba imbaraga nyinshi bisaba no kwitanga ndetse akaba ari Roto Destiny akaba rero bike ya Wets Dawit Yaman nguwo rero Dibo ndetse na Enoke baracyari kumwe aracyamucungira hafi reba Enoke na Dubu barimo baracunganwa umukino w'imbeba n'injangwe n'imbeba ariko atake ya mugi nakubwiza ukuri ko atake ya mugi banyarwanda kazi shuti z'u Rwanda hariya kuri iriya kureba igare hagati ya Enoke na Dube kandi muzajya mwicara mukaganira muri mukazi bati twabonye igare kuko umuntu yakora atake kuri rapu ya nyuma hariya mu mabuye ahita acika umugongo ubwo twinjiye kuri rapu rero ya gatatu twinjiye kuri rapu ya gatatu ibisa ariko ntabwo iratangira niba wicaye mu rugo menya yuko isiganwa ritaratangira iyo rero breakaway ikaba imaze kuhaca amasegonda 45 uyu muntu uje tumwita mu magare Ardoisier reka tubite ngo ngo ni kanyabibaho kuko uriya muntu cyamaze uriya muntu agenda yandika ibihe biri hagati y'abantu kuko nkuko twebwe rero tubyakira abanyamakuru mu cyo twita radio tour uzagira muri rwaza group ya WhatsApp yitwa Info Tour ibirimo buri kintu cyose cyabaye mu muhanda so radio tour rero kuko aba bakinnyi mukurikira ariko ahise mukurikira na Dibo ahita mu wa gatatu iratese rero urase gusa tese ariko nanone akandi kagoze kuri finish